muri Bibiliya haranditse ngo nimwirwaneho murindi byanyu n'abanyu mu mbaraga mufite. We ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Ariko se mze ubu ndibuye koko ibuye aka gatoya wowe ahubwo uri n'urutare Rwandaba. Hose mwebwe mugenda muca imyembi iteze mukayirisha umunyu, umuntu agategereza ko igiti cye kizera imbuto agaheba. Zaburi 49 umurongo wa 6. Niki cyatuma ntinya mu minsi y'ibyago n'amakuba, gukiranirwa kw'abashaka kungusha ku ngose? Imana yagize gutya ikiza Daniel mu rwobo rw'intare, imurinda intare ntizamurya. Murabona ukuntu intare bitontoma, intare ifite igituza, ifite imbaraga, ariko Daniel arimo hari Imana iramurinda sha. Imana iramurinda, Daniel avamo ari muzima. Hanyuma Imana yambukije abanyayisiraheli ikabambutsa inyanja itukura. Wowe ikibazo ufite, ibyago ufite, ingorane ufite, ibigukurikirana n'ibikurwanya ntago bikanganye habe na gato. Imana irakomeye. Haleluya. Jackie? Yes, Dad. Nzanira bya bipapuro byanye nandikamo indirimbo. Jackie? Yes, Dad. Where are you going to? I'm going to see some classmates. We have some work to do together. Why can't you wait for your mom? But Dad, Mom is gonna be tired and I want to sleep early. Are you sure, Jackie? Yes, Dad. Okay. Jackie? Yes, Dad. What is that? It's my phone. Who bought you that phone? My mom bought it. But I told your mom you should have a phone when you turn 18. Remember, you are 16 years old now. Anyway, why are you going with the phone? But Dad, sometimes I need to use it on the internet. Okay, mukobwa wanjye. Ngwino mbanze musengere mbere yuko ugenda, sibyo? Okay, Dad. Okay. Gera hino. Mukobwa wanjye rero, ndashaka kugutoza ku buryo ukura mu mwuka. Urabyumva? Ugasobanukirwa iby'Imana, ukamenya gusenga. Wabyuka ugasenga, waryama ugasenga, ibyo ukora byose ugasenga, aho ugiye ugasenga ibintu byose isengesho ukarishyira imbere. Uranyumva? Yes, Dad. Kandi wibuke ko uri umwana wa pasiteri. Urabyumva? Kandi muririmbira agakorasi. Nkuko ntawe ukinabyara, ni nako ntawe ukinahinga. Nkuko ntawe ukinakora, ni nako ntawe ukinavuga. Nkuko ntawe ukinasinyira amasezerano yanditse, ni nako ntawe ukinasenga. Mana dukomeze. Haleluya. Mana nkuragije aka gakobwa kanjye, dore niko nabyaye konyine. Mana ndakakuragije, ndagusabye ngo ukarinde. Mana ushobora byose ukarinde uduhungu tw'udushurashuzi. Mana ushobora byose ukarinde uduhungu tw'uduhehesi. Turara twirirwa tukagenda tukarambagiza. Mana ushobora byose nikarageza n'imyaka ariko barashaka ko. Mana ushobora byose barashaka kugakoresha amarorerwa ariko Mana ndakakweretse ukarinde ukagirire neza. Mana ushobora byose nzi kurinda. Mana ushobora byose ufite imbaraga zirejura byose. Umurinda abadayimoni b'uburyo bwose.
byose umurinde n'abadayimoni bo kwiyumvira uduhungu. Mana ushobora byose izo ndoto zimurotesha uduhungu ndazitokesheje mu izina rya Yesu. Ro de bush. Ri gara spark. Oh haleluya. Haleluya. Umwuka aramishuriye. Sigara hangaha ngiye gutegura ibisitaza n'imitego by'umwanzi shitani bigutegereje mwana wanjye. Hanyuma nimara kubikuraho byose urahita ugenda. Muze umewika koko. Wa mushenzi we nzongera kukubona hangaha. Nzagusyamo ibiryo by'imbwa zanjye. Hasone. Pastor uratukanuka na Rwanda. Muri Bibiliya haranditse ngo ni mwirwaneho murindi byanyu n'abanyu mu mbaraga mufite. We ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Ariko se mze ubu ndibuye koko. Ibuye aka gatoya wahubwo uri n'urutare Rwanda. Hose mwebwe mugenda muca imyembi iteze mukayirisha umunyu umuntu agategereza ko igiti cye kizera imbuto agaheba. Aho ngira ngo ubona ahangaha agahungu. Dad, what happened? Mukobwa wanjye umutego n'igisitaza cyari kiri hariya gikuyeho ariko ntaho uri buke. But Dad, what you have done is jealousy now. How can you do that? You must let me do what I want. Mbamubwire mukobwa wanjye. Sibyo? Urabona iyi myaka urimo, iki kigero cyawe kuri iyi myaka yawe. Sibyo? Utangiye kugendana n'uduhungu ngana gutya. Urumva? Ejo hawe heza hazapfa umwana wanjye, sibyo? So ngomba kukurinda nka papa wawe. Urabyumva neza? Ngomba kukurinda muri iyi myaka ugezemo, nkakurinda uduhungu tw'udushurashuzi, nta kintu kizima yakujyana mu mwana wanjye. Uretse kukwangiza, agakwangiriza umubiri, agakwangiriza future. Sibyo? Ibyo ugomba kubimenya. Niyo mpamvu mpora ngutoza ibintu by'Imana. Ugomba gusenga ugakorera mu Mana. Ibintu nka biriya isengesho rikabikwibagiza, sibyo? Ugomba gukura mu mwuka apana gukura mu bintu by'imyuka mibi nk'iriya. Turaduhungu nta wundi mumaro watwo. Uretse kugushuka bakagukoresha amabi gusa ubundi bakagenda kukwangiza. Sibyo mwana wanjye? Please.